Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwe muri muco byo bitandukanye mwe muri majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo mwese ndabasuhuje mbaje kwisegura ku bantu mwese mwagiye munshije byinshi bye bitandukanye ngurabona ngo titire ngurabona ngo makuru okay mumbabarire ariko kuri inshuro reka mbabwire ko habaho kwikosora mu buryo ngo cyangwa ubundi mbaje kwisegura mu bihe byose byatambutse ariko nizeye ko tugiye kubana neza reka tugerageze cyane uretse ko bimwe namwe amakuru y'aba batitire ntago ari ngewe waragiye yandika rwose ntago ari ngewe nanjye uko mwabibonaga niko nabibonaga ariko ubu ngubu noneho ndaje kugira ngo ibintu byose ntibikurikirane uruzungu neza so rero mbaje kwisegura ariko kandi nizere ko tugiye kubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo buri professional kandi mu buryo bugezweho mu makuru yacu ya buri munsi rero mbahaye ikaze turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025 rero mbahaye ikaze kugira ngo bane natwe muri amakuru azindutse ya mu gitondo nibiki biramutse rero mu mujyi wa Uvira muri teritwari nyinshi zigiye zitandukanye nibiki biramutseyo nibiki biramutse muri teritwari ya Warikare biramutse bite nyuma yifatwa ry'abacancuro ari bazima nyuma yuko M23 yahinduye imirwano ndetse na leta ya Kinshasa igahindura imirwano tukaba tuzindutse tumenya neza ko hari ibintu bikomeye cyane bikomeje kuba kuri terrain imirwano ndetse impande zose zikaba zikomeje guhindura imirwanire impande zose zikomeje guhindura imirwanire yaba leta ya Kinshasa yahinduye imirwanire yaba ku ruhande rw'inyeshyamba zahinduye imirwanire bivuze ngo rero ikintu cyo gihari nta kindi nuko tugiye gutuza tukareba tugasesengura amakuru tukajya tutangamo na update ziri zo ku rugamba zimbere ku mirongo y'urugamba rero tugiye kuzinuka tubirebera nko muri iki gitondo uko biramutse gusa muri aya makuru tugiye kubagezaho mumenye neza ko leta ya Kinshasa yahuruje yongeye guhuruza kandi iravuga ati twamaze kumenya amakuru yuko ngira ngo bahita basora itangazo bagahita bavuga ati twamaze kumenya amakuru yuko ngo M23 ngo yatugabyeho uruhurirane ibitero by'uruhurirane mbese ngo muri access zose mu nguni zose twagabweho ibitero urumva ko byasa kose babagabweho ibitero mu buryo mwe cyangwa ubundi babagabaho ibitero nimba babagabaho ibitero rero urumva ko ntago byoroshye nakana gatoya ibi bitero baba bari kubagabaho byahise bihuruza imbaga ndetse na leta ya Kinshasa tugiye kurebera hamwe rero ibitero bagabweho ndetse no ku rugamba ruhagaze muri teritwari ya Warikare ndetse no muri Uvira hose rwagati n'impamvu bavuze ko bagabweho ibitero by'uruhurirane so mbahaye ikaze rero muri iki gitondo ndetse mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo ariko kandi basaba ngo nyaboneka nimba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore kugira ngo umunsi ku munsi ujye natwe uko dushyizeho inkuru ujye uba umwe mu ba mbere bamenye aya makuru yacu so tubahaye ikaze rero hanyuma muri kiganiro nabo ni nyine already mugenzi wanjye akaba yamaze kubagaruka tujye kujya dufatanya aya makuru ndetse n'undi uri ku mirongo wa telefone umusesenguzi nawe tujye kujya dufatanya ariko muri kano kanya turi muri studio reka yongere abibwire muri rusange je nitwa Pacifique kabisa tugiye kubana muri aya makuru akomeye cyane ya mu gitondo tugiye kubabwira uko byifashe hari amakuru nakomeje kugenda nkurikira neza cyane gatanu kuri gagenzi kako sanga burya imirwano isa nk'iyahagaze ariko muri access zimwe na zimwe hari kugenda humvikanamo imirwano nko muri Katana no kuva ku munsi w'ejo kugeza kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo kabisa aho ruzindutse ruhinana mu gace kitwa Kahungu aka ni agace gakomeye cyane kari hafi n'akandi gace kitwa Burare utu duce twombi rero kari tubiri turamukiyemo imirwano saho gusa kuko no muri Rucuro naho ntago hakiburira muri sheferi ya Binza ndetse no muri Grupoma yabukomo gutyo hagati aho ngaho hari kuberamo naho imirwano ikomeye cyane birumvikana cyane yuko rero imirwano yo ntiyabura nubwo bisa nkaho byahagaze naho muri Warikare bakomeje kwigana naho yego bakomeje kwigana naho yego ngango uko rero urumva ko ntago ibintu byoroshye nakana gato tubatangiye makuru yacu mu rusange hanyuma rero Bwana Pacifique ntago ibintu byoroshye ari nabyo ndi kubwira abantu uretse wumva ukuntu leta ya Kinshasa
izindutse yidoga akenshi iyo ibona iri gupanga imipangu yayo ikanga niyo itangira kwidoga. Buriya yari yapanze agapangu keza kiradoha nkuko n'undi yari isanzwe ipanga imipangu yo kubona bugarijwe yo kubona leta FRDC yugarijwe cyane bagiye bayatatse mu bice byose bagiye kwishyira hasi igahita igerageza gusaba inama. Yagerageza gusaba inama kubera ko yamaze kumenya ko M23 iri gutakamba ipfukamiriza. M23 urabizi ntabwo nyine yabyanga tuvuga ati nta kibazo turaje ejo mutazatwitakana mukavuga ngo twe twanze inama. None icyo gihe imirwano ihita isa nkaho icogoye ku ruhande rwa M23 n'imipangu. Urabyibuka ko hari igihe bajya nk'ubu Uvira banze kuyataka bari kuvuga ngo bategereje imyanzuro ividoha muri ya nama ya kane yari yatambutse ejo bundi. Baramumakenga arababwira ati muhagarare nimwatake ati dutegereze imyanzuro nta wamenye ibiri bive idoha cyangwa se iri bive mu nama. Icyo gihe byadindije umutwe nyeshyamba bituma utataka umujyi wa Uvira. Ndetse nubwa gatatu no ku nama ya gatatu muribuka ko ya leta Kinshasa yabonye yugarijwe bikomeye cyane. M23 amaze gufata territoire ya Walikale yafatiyemo bya binombe by'abanyakanada bya birombe ndabyibuka cyane. Icyo gihe nta kintu bwo barabikoze bituma M23 irekura territoire ya Walikale bituma yitakaza n'undi barayisikaminga. M23 barayibeshya kuri inshuro rero nabwo babonye ujya Uvira ugiye gufatwa byabaye babatumije inama idoha. Ubwo biravuze ko hari ukuntu uramwami Katari ahita nyine wasiwe ni Kisekedi tuhamagara ati nyaboneka n'amamagariza inama ati nemeye ati nemeye hamagara M23 tureke ko twayicubyaho gato kuko nawe ntabwo mbwira ngo twayicubyaho oya ashobora guhamagara uriye mwami kabwa ati noneho ntacyo twajya mu biganiro hamagara turebe ntahise bimubwira we kuko bafite strategy yo kuvuga ngo no gucubya umwuka wa M23 cyangwa se imbaraga. Urumva bigatuma rero mu byukuri ahita hamagaza iyo nama gitaraganya. Impamvu mbivuze ndagira ngo bumve ko no M23 isa nkaho yarakaye biteye ubwoba cyane. Yamaze gufata umwanzuro ukomeye wera turaje tugira muri update. Yamaze gufata umwanzuro ukomeye ariko tutabitavuze ko na leta Kinshasa yamaze gufata uwo mwanzuro ibateguye ibintu nayo yabipanze cyane. Ngubu ejo bundi bahise bashyira itangazo hanze babonye byanze babona none M23 yagiye mu nama ariko ntihagarika urugamba ntiyahagarara kandi baraguma bararwana kandi n'ubundi aho bari ntibahava. Irakomeza advancing. Gukomeza kwa advancing rero byatumye bigenda biti rero gukomeza kwa advancing era advancinze ndetse imanukana n'ibikoresho ku buryo igisatira umujyi wa Uvira itigera mu gace ka Kiriba na gace ko mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ihageze nibwo ikishisa bayimenye ati M23 igiye gufata umujyi wa Uvira bahita bandika. Ibyo ntibyatumye icogora ariko ntibihagije n'ubu iki gitondo bakojeje ibaba muri ino barandika. Baravuga ati igisirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri uyu wa kabiri cyamaganye kivuye inyuma ibyo cyise uruhererekane rw'ibitero by'uruhurirane kivuga ko inyeshyamba za M23 zagabye ku bindiro by'ingabo zacyo. Ejo habaye urugamba muri axis zose zigiye zitandukanye ku buryo urugamba rwabaye Sange, Kiriba, Gatogota, Rugezi na Nyange si bice bitanu. Walikale haba urugamba za Ihura, haba urugamba muri centre ya Walikale irazengurukwa M23 ushaka kuyinjiriramo. Urugamba ruba muri Pinga hose ari M23 igenda gaba ibitero. Nahanga za Kibati urimo zamukusa n'uwerekeza ara ku birombe bya Alpha Mini naho hano harasiwe abozerendo ngo bageze muri batatu. Niyo makuru nakurikirana neza cyane gatanu ariko amakuru akavuga ko hano muri Walikale nanone ngo baba birigi sanga buzubirigi abo n'abanya Ukraine ariko nyanze kubyemera ntabwo ndabyemera ariko byanashoboka
none se abanya-Ukraine urabona bataza kwicira inshuro mu gihugu cy'iwabo ibintu byakomeye n'ubundi babona yuko Putin agiye kukigarurira niho handi araza kugifata kuko Kiev urebye ukuntu yabaye wakumirwa cyane nk'ubu ngubu hari amakuru avuga ko hari ibitwaro Amerika yari yohereje Putin abifata byombi abifata uku nguku ari bizima ararasa kugeza ubwo abigeze arabikaba arabifata ibitwaro byafataga byasamaga zino ntwaro z'Uburusiya zarasaga mu mujyi Kiev rero ntiwabitindaho wumvise ko abanya-Ukraine nabo batangiye kwinjira urugamba rwano muri Kongo bitewe nuko bari gushaka amaronko birumvikana hanyuma ubwo gihe amakuru nakurikiranye nuko ingabo z'Ubirigi nazo ngo zakomeje gukora iyo bwabaga buriya ngo impamvu iyi warikare itari gufatwa nayo mu 23 ngo ni imbaraga z'Ubirigi ziri kwigaragaza ngo bitewe nuko banza gasuzuguro ka M23 ngira ngo urabizi igihe babafatana warikare bakiri ahantu bita MV3 kinjira hano ikigera hano ku kabuga ka Kigoma hano muri tuno duce warenze hano muri centre ya warikare ababirigi bahise batangira guhunga berekeza Gisangani icyo gihe MV3 bayibwiye ngo bajye mu biganiro ikarekura ntuze bose baragarutse baravuga ati noneho nta yindi gahunda usibye gukabino warikare MV3 ntibona uko yinjira amakuru mfite nuko bagiye batanga intwaro kuva ku mwana w'imyaka 15 kugeza ku mugabo w'imyaka 30 nta numwe ngo utarafashwe intwaro bitewe nuko ngo bashaka guhangana na MV3 ibi ngibi rero bikaba rimwe biri gutuma MV3 itajya gufata iyi warikare mu buryo bweruye ngo bayifate bitewe nuko batazi aduyi ngo ninde kuko n'umusevire waho yabaye aduyi bitewe nuko afite intwaro kandi bamaze kumusetingamo ko MV3 ari umwanzi ukomeye cyane bitewe n'inama nyinshi zagiye zikoreshwa na bari abagdoshimira ngira ngo urabona bano bari muri za pinga bagiye bakora amanama hagije ba Pacifique Masunzu bari bagiye bakorera amanama hano muri warikare menshi cyane bumvisha abaturage ndetse banabangisha MV3 ku rwego rwo hejuru cyane bababwira yuko atari abakongomani ahubwo ari abantu baje kubashakira ikibi harimo bamwe batabyumvise bitewe nuko MV3 ari yahafashe babona nta kintu batwaye tena inivanamo nta masasu ivamo isiga ishyizemo ibwiye FARDC ko bagomba kwinjiramo kandi ntihagire umuturage uhungabana bamwe rero birabagora kubumva kandi urana bano bazarendo basoresore bakeshi babatarakora no kumbunda iyo bahaye intwaro kavuga ati kabisa muzarase bahita biyumva nk'abantu babasora kavuga ati bura MV3 tugiye kwikimbiza ariko hanyuma rero bityo rero MV3 ikabiri kwinjira yareba ukuntu umusevira ari kurasa yareba ukuntu umusirikare ari kurasa ikareba bati ndarasa ndekende ko ndi kurwana umusevire ni murasa biragenda bite amahanga none ntari buhurure ni icyo kibazo kiri kugenda kibano muri warikare ariko uko byagenda uko ariko kose buriya MV3 nifata umwanzuro irahafata ariko buriya nta yego hanyuma ariko rero ku murongo wa telefone turi kumwe na Baraka of course urumvikana reka atwumve mwe mu makuru n'umusesenguzi wacu ariko kandi reka tumwakire atwumve ndetse namwe makuru yaduteguriye waramutse neza Baraka waramutse bwana Nelson waramutse ute ndashima Imana naramutse neza urakagira inka n'amafaranga sha Gago ukorera Imana ishimwe ko waramutse neza hanyuma rero turi mu kiganiro nk'ibisanzwe turakwakira rero ndetse n'abakunzi baruka Empire barakwakiriye turagera ngo twumve rero bimwe mu byo duteguriye muri kitondo yes iki kiri kuvugwa nta kindi cyangwa se nabateguriye na amakuru y'imirwano ku munsi w'ejo byibuze mu bice bigera muri 3 cyangwa se agise bigera muri 3 z'urugamba aho M23 igaragaza gaho ari yagiye yataka amakuru turi kubona none aha ikabizwa ko uko kuataka gutera FARDC ngo bituruka ku makuru y'ubutasi uyu munsi ku itariki 16 nibwo FARDC ari gutera M23 ariko kubera ko ku munsi w'ejo ku wa gatano M23 yabatatse muri izo agise zigeze muri 3 byaburijemo ibitero byari kubaho mu rukerera rw'uyu munsi ku itariki 16 reka babwire imirwano yabereye muri Karehe aho M23 n'ubundi yateye FARDC ngo igasiga abarwanyi ba FARDC benshi babaye casualty abandi bakasiga ubuzima ahangaha ni muri lokalite ya Matembe ndetse yanateye muri lokalite ya Kalao izi lokalite ebyiri zituranye nukuvuga ngo M23 yararebye ibona nitera lokalite imwe indi iri buze ko yayitabara ihe umusada yitera muri Matembe
abo muri Karabo bari guhita baza gutabara, cyangwa se itera Karabo abo muri Matembe bari guhita baza gutabara, ugasanga nyine bapfubije ibitero byayo. Niyo mpamvu rero yahisemo kubaterera rimwe, kubera impamvu z'uko yari ifite amakuru y'ubutasi, kuko uyu munsi mu rukerera rw'uyu munsi ku itariki 16 ubu turi mu kiganiro bakabaye bateye M23 Bwana Nelson. Reka nyako yese aho ni muri Karehe. Ni muri Karehe. Arandi makuru ari kuvuga ko ahantu hitwa Kashihe muri groupement ya Mukubu, umugabo witwa Major Nestor Muvudisa Kamba Mayoyo, uyu ni umuvugizi wa Troisième Zone Defense ku ruhande rwa FRDC, cyangwa se zone ya gatatu y'imirwano ku ruhande rwa FRDC. Aha ni muri groupement ya Mukubu, Trottoir ya Karehe n'ubundi nanone. Urumva ko tukiri muri Karehe. Uyu muvugizi rero yatangaje ko ngo M23 yabakoreye ibintu bikomeye cyane, cyangwa se yabateye mu buryo bubasenya cyane, kubera ko ngo ntibari bazi ko ibatera, ko iri bubatere, nta n'amakuru y'ubutasi bari bafite, cyane ko ngo M23 bayimenyereye muri biriya bice ko ikunda gukora ifatanyije na twirwana hariya muri territoire ya Karehe, ngo ikunda gukora irwana mu buryo buri defensive. Rero batunguwe nuko noneho yabagabyeho igitero ikabatera, kandi bari bazi ko aribo bagomba kuyitera ku munsi w'uyu munsi. N'ubundi byose urumva ko ari mu bice bimwe, nk'uko natangiye mbivuga ko ibitero byo ku munsi w'ejo byari bigamije kuburizamo guterwa kuri uyu munsi ku itariki 16. Yes, ahandi haravugwa imirwano, ahandi havugwa imirwano nayo ituruka ku iyo mpamvu y'ayo makuru y'ubutasi, nk'uko natangiye mbivuga. Ni muri territoire n'ubundi ya Masisi. Murabizi uko M23 yagiye ifata biriya bice ku muvuduko ukomeye cyane udasanzwe, yagiye isigamo abo nakita nk'abacengezi, bagiye bacengera bihisha mu ngo no mu mashyamba. Abagaba rero nibo basigaye basa naho bari gusereza M23, ni nabo M23 yagombaga kubanza igashyira ku ruhande mbere yo gufata Uvira, nk'uko abantu bavuga ko yagombaga guhita ifata Uvira, kandi ntabwo yagomba gufata Uvira, hari abandi bayihishemo, bihishe mu mashyamba no mu biturage bitandukanye, mu bice bitandukanye M23 yagiye ifata. Ahangaha rero muri Masisi, ahangaha ni muri secteur ya Oso, groupement ya Banyungu, urumva territoire ni Masisi, groupement ya Banyungu, secteur ya Oso, ni hafi na Nyabyondo. M23 rero naho yarwanye n'abarwanyi ba APCRS. Abarwanyi ba APCRS bakaba bayoborwa n'umugabo witwa General Janvier Kayire. Byatangiye ku munsi w'ejo n'ubundi ku masaha y'amasaha yine. Abo nabo ngo bari bafite umugambi, rwose wo gutera ku itariki 15. Ibitero byo ku munsi w'ejo byaburijemo amakuru avuga ko n'ibyo bice abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntabwo bigize batera M23 umusaha y'urukero nk'uko biteganyijwe. Yenda bashobora kubikora mu masaha agiye yegeye hejuru, ariko M23 yateye ibitero byo ku munsi w'ejo yari gamije kuburizamo ibitero byo muri rukerera. Kuva ubutugana muri studio ari saa 12 n'igice ziri hafi, nta bitero byavuzwe, yenda bishobora kuba mu masaha akurikiyeho, ariko ibi bitero bya M23 byari bigamije kuburizamo ibitero byo ku ruhande rw'abarwanyi ba leta ya Kinshasa byo mu rukerera rw'uyu munsi wa none. Wenda bashobora kwisuganya bakaba bari butere mu yandi masaha akurikiyeho, ariko navuga ko ibitero bya M23 byatanze umusaruro wo gutuma badaterwa mu rukerera ubutuvugana ku itariki 16. Yes, rero niyo makuru nabateguriye muri rusange. Urakoze rero Bwana Baraka. Ngaye nguko rero natwe kwa turi mu makuru yacu, gusa wenda mbere ko tukurekura ejo ku munsi w'ejo nibwo nabwiye abantu babwira nti umugabo itaje Makenga ari kuri tele y'imirwano, ati no kuba amaso ataraswa, nabonye banyihaye ngo baranyiha, ariko icyo nabwira abantu nuko burya byose biranashoboka. None se ari ku rugamba ngo tumwifuriza, ariko ari kuri tele y'imirwano arimo arakomandinga urugamba. Ariko uyu mugabo ni umusirikare pe, ni umusirikare, ariko mu komandinga urugamba se byarimo n'ingaruka Bwana Baraka? Ya, nukuvuga ngo birumvikana. Yego biriya byombo by'abasirikare, biriya abasirikare bakoresha biriya byombo, ariko komandinga urugamba kiriya cyombo
ubu ngubu ibigerageza bishobora kuvugana gukora connection bigera mu birometero 25, ibindi bigera mu birometero 15 by'abakomanda bari gukomanda urugamba. Urumva ukoresha icyombo cyo mu birometero 15 aba ari hafi cyane y'imirongo yaho amasasu ari kuvugira. Ni ibintu bishoboka kubona umukomanda yagiye ku rugamba gukomandika urugamba bakaba bamurasa, kuko n'ubundi nawe bagiye gutanga amategeko cyangwa se kuyobora urugamba barasa abandi bantu. Niyo mpamvu nawe bishobora kumugiraho ingaruka ariko nanone nk'umuntu w'umukomando ubimazemo igihe byose aba bireba. Iyo urugamba ruri kumusatira ashobora kubibona agakora repuri, akaba yasubira inyuma gatoya kugira ngo akomeze ayobore urugamba atarashweho, cyane ko Aduyi nawe amushaka cyane nk'umujenerali mukuru. Ariko nanone birumvikana ko akomeje kwegera imbere Aduyi ashobora kumugirira nabi kuko nta neza yamugirira, birumvikana kubera ko biriya byombo bikoresha igishobora gukora kure ikigera mu birometero 25, sinyali nyine za kure. Irindi koranabuhanga ryo ntago ari icyombo kigendanwa. Irindi koranabuhanga rishobora kurenza ibirometero 15 n'ibyombo biba biri hamwe bitagendanwa. Niyo mpamvu niba yafashe icyombo kigendanwa akajya kuyobora urugamba nka kumwe twabyumvise mu kiganiro cyashize cyo ku mugoroba, iriya komandi y'urugamba ntago ari yejo bundi ariko niwe iriya yabaye muri za iriya yabaye muri za Bunagana na Rucuro irakomaniza urugamba na Masisi yakomaniza urugamba, ariko ntago ari yejo bundi. Ubwo najya ngo nereka abantu ko iyo akomandiga mu rugamba birumvikana nk'uko twabyumvise. Ubundi abari kuri tere akajya kuyobora aho Aduyi ari, we ari nk'ahantu hirengeye ari nko kumureba, ari kumureba. Ibyo bintu hari umubyeyi wacu byakozeho hano mu Rwanda witwa Generali Fred Gisa Rwigema, aho yari ari hejuru ku musozi arimo ayobora urugamba nka kuriya kwa Makenga, aho imodoka yaje ya Toyota iriho machine gun, umusirikare wa Habyarimana akamubona agahita amurasa. Ariko buriya nibwo buryo bwiza bwo gukomandinga, kuko abasirikare baba bazi ko bari hafi tabatereranye bagira murari, kandi buriya umusirikare atinya komanda we kurenza uko atinya Aduyi cyane. Ariko rero navuga ko navuga ko ari ashobora guhura n'ibibazo cyane ahanini. Wenda byanze bikunze nk'umuntu uri ku rugamba birashoboka, ariko nanone biratashoboka ko atahura n'ibibazo nk'umuntu umaze kugira ubunararibonye bukomeye cyane. Ngango ko rero bizongera ngo abakunzi bacu bumve ko nta mutima mubi, abahise bambwira ngo titire nimbi bakambwira byinshi, ariko mujye mwihangana, burya byose tuba tugomba kubivuga muri rusange. Ngango ko rero Baraka ugasobanura neza rwose ako kantu karasobanutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma turaza kuba dusubira mu makuru yacu atareka natwe twanzike ngira ngo muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu waje ngo tujye dufatanya amakuru wagarutse, yari amaze iminsi ari bize gato ariko yagarutse, bamwita Pacifique ngira ngo uramuzi. Pacifique ndamuzi cyane. Ngaye ngo rero reka tukureke rero twanzike n'amakuru nawe wenda ujye mu bindi tuze kuba dusubira mu makuru yacu ataha. Mwakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Bamwumvisha akantu abacazemo umuvandimwe kabisa avuza akantu nanjye numva niko ati byombo ati ubundi byibuze bakomandingira cyangwa se byumvikana milimetero 25, ariko abantu dukurikiye ndi muze kutubwira akatatubeshye milimetero 25, ariko birashoboka. None se biramutse bibaye biharenga ntago yajya abasha kuharebesha amaso ngo apfe kureba Aduyi ahaherereye. 25 niyo mpamvu bigeraho ngaho kugira ngo akomandinga urugamba hari kureba. Hanyuma ko twabwira rero mu by'ukuri uburyo leta ya Kinshasa yahuruje iravuga ati nyamara twatewe mu bice byose. Umuvugizi wa zone ya gatatu y'ingabo ya Kongo Major Maestro cyangwa Nesto Mavudisa ni mu itangazo yasohoye yavuze ko kandi M23 yagabye ibitero bikurikiranye ku birindiro by'ingabo za leta biri mu duce twa Kamatembe na Kalao duherereye muri groupement ya Mubuku ho muri territoire ya Kalehe. Ubwo ni hamwe mu ngo yavugaga nkaho ibyo bidahagije akantu kanje abagabo bagafashe rwose ariko ngizenya bakugirira utyo ubwo wewe birateresa ndabemeye kabisa esha murankurikira pe bakoresha kaye arakantu nazanye muri bisi nazanye nahinduje turadusanitaje ko urazi ko bagiye babigira intambara. Navuga ati nka ibyo bidahagije urumva none abavandimwe nabo baravuze ati nka ibyo bidahagije
ati nk'ibyo bidahagije M23 ngo yateguye inagaba ikindi gitero mu giturage cya Kishihe nacyo cyo muri Karihe. Mavudise yunzemo ko mu gitondo cyejo kuwa mbere ku tariki 15 Nyakanga nabwo M23 yagabye ibitero ku bindiro byari bifitwe na FARDC ahitwa Mwendabantu muri groupement ya Banyungu ho muri territoire ya Masisi. Uyu officier yavuze ko kandi imirwano yo muri Mwendabantu yamaze umunsi wose. Yunzemo ati ikindi kuri itariki bagabye ikindi gitero ku birindiro biri haruguru y'igiturage cya Butanga muri groupement ya Irambi Katana territoire ya Kabare. FARDC ivuga ko byakozwe na M23 bitagize kwica gahenge keberanyijweho gusa ko ahubwo binagamije kudobya ibiganiro leta ya DRC iri kuganira na FC23 idoha. Iki naragera ahangaha ntarihuta ngo ndenga ahangaha ndagira ngo numvisha abantu yuko leta Kinshasa nta byagahenge ishaka kuyikinshasa kwayo idoha kwayo nukugira ngo M23 igabanye akarindi ko kwataka. Hari amakuru nahoze nkurikirana ku gitangazamakuru kimwe gikora no mu Rwanda bari gusesengura ku kijyanye n'ibiganiro sanga ngo M23 bari kuvuga ukuntu nyine M23 yagize imbaraga nke cyangwa se intege nke mu gihe yarimo gutegekwa na leta Kinshasa banyuma bakababwira iby'ibiganiro bakanabategeka kurekura ibice hanyuma M23 igasaba kurekura abasirikare bayo no kureka impunzi zigataha nyamara ibyo byose ntagira ikintu na kimwe gikorwa ngo bityo rero ngo bagasanga M23 kujya mu biganiro idoha biba ari ibyo ntacyo byaba bibamariye kuko byaba biri kubateza igihombo. Biragaragara neza cyane kandi n'ibintu byumvikana ko M23 mu gihe gize ikisaba ntago cyemerwa cyangwa ngo gishyirwe mu bikorwa nkuko bagisabye ahubwo leta Kinshasa yo itegeka M23 kurekura agace runaka kugira ngo bajye mu biganiro M23 kakikuramo hatabayemo imirwano. Akaba ariyo mpamvu uri kubona n'ubu ngubu hari amakuru avuga ko ibiganiro byarangiye ariko nanone nkaba ndi gukurikirana nanone nkumva ngo M23 ishobora kuba nanone yarasuye Doha bitewe no ku busabe bwa leta Kinshasa bakaba bakiri Doha n'ubu ngubu bari kiri Doha mu biganiro bya kangahe ubwo byabibaye bya gatandatu kuba bari ku shuro ya gatanu. Hanyuma rero amakuru ngiye mfite nanone ajyanye n'urwo rugamba nkuko uramuvandimwe amaze kubisobanura M23 ntago yari kwiye kujya gufata Uvira ari nako dusobanura abantu bavuga ngo M23 ngo yananiwe gufata Uvira ntago ari uko babinaniwe ahubwo nuko ari uko babanje gushyira imbaraga mu bindi bice bigiye bitandukanye ndetse no mu biganiro bashyize imbaraga cyane mu biganiro kuko bumvaga ko wenda hari kuri inshuro aricyo bizatanga kubera ko ibintu byanagaragaraga ko leta z'ubumwe za Amerika zishyigikiye M23 ariko ntitwirengagize ko leta zunze ubumwe za Amerika tuzi ko bari buze gusinya amasezerano ku itariki 15 none ntago bayasinye byaranze M23 ngo yasabye ibigoranye ahubwo na leta ya Kinshasa yaranze bari kuvuga ngo bose bari kugorana ku mpande zombi. No ubundi ukuntu bimeze bwa Neriso ngiye nkurikije nibyo mba nakurikiye numvise M23 yo itsimbarara ku kintu kimwe gusa icyo yasabye ntigihindura ubwo ngo igihari ngo nuko leta ya Kinshasa izongera kubahamagara mu biganiro uko bagiye gusinya urupapuro bagiye gusinya amasezerano kuko ibyo basaba Tshisekedi yabyanze nawe ntago ari wowe wabyemera kuvuga ngo ugiye kurekura ubuyobozi ngo buha abandi kuko mu byo basaba harimo nuko Tshisekedi agomba kuva ku buyobozi. Urumva rero biragoranye cyane kuko urega ni nawe uregaho kugira ngo byemerwe rero biracyagoranye niyo mpamvu Tshisekedi agomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose agashyiraho amananiza akarema impamvu zumvikana n'izitumvikana ko ibiganiro bigasubikwa cyangwa se bikajya bipfa ariko bigiye kurangira. Hagati aho rero hakenewe imbaraga z'amahanga kugira ngo wenda ibiganiro bishyire amasezerano asinywe hagati aho ngaho ariko M23 nayo ibikomeje kugenda yibasirwa n'imiryango mpuzamahanga bayandikaho inkuru zitari nziza. Yego guko rero njyago twinjire muri update ariko ahanga M23 nayo yahurushira avuga ati leta ya Kinshasa yamaze kwica abaturage bacu mu by'ukuri. AFC M23 yashinje leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kwica abantu bane bawugize bagize M23 abayobozi bane ibyo mu by'ukuri rero M23 yabigaragaje nkuko ngo
ibyo ngo wagaragaje nko kugambirira intambara nyamara impande zombi ziri mu biganiro. Umuvugizi wa FCM Ventura Lawrence Kanyuka yatangaje ko bari abantu ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabiciye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ati kuwa 12 Nyakanga 2025 izi ngabo zishe bene wacu bane bo muri groupement ya Kirunga. Ibi bikorwa bigaragaza neza ko iyi leta idaha agaciro ibiganiro bikomeje n'imigambi mibi bafite. Abarimu babiri bigisha mu ishuri ribanza rya Kabare umwe bari bavuye kuri site yo gusinyishirizwaho ibizamini bya leta mu gace ka Canya. Kanyuka kandi yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko leta ya Kongo ikomeje ku ruhande ingabo n'intwaro ziremereye hafi ibindiro bya FCM Ventura bica amarenga ko iri kwitegura intambara. Ahangaha ni hahandi bakuvuga ko mu by'ukuri ari 60,000 byamaze kuba bimanuka mu rugamba. Bivuze ngo rero birumvikana. Ariko hagati aho ngaho bwa Nelson, leta Kinshasa ikigaragara cyo buriya badashyize imbaraga mu mirwano ntago bagura abacashu. Usi icyo kintu we mu Ventura icyo nakigitekerezaho kuba bari mu biganiro, mu gihe bari mu biganiro abandi nabo bari gushakisha abacasho bo kuza kururwana, wambwira uwo muntu kute ngo yahereza agaciro ibiganiro ngo cyangwa ngo agahenge kakaba ngo kubera ko bari kuganira kandi akomeje kugura abarwanyi. Iyo aba rero ukeneye amahoro ntago yakabaye ajya kugura abarwanyi baza kumurwanirira kugira ngo bamufashe aduyiwe cyangwa se bamufashe umwanzi we, kuko Kisekedi kigaragara cyo yaguze abacashuru. Ni ibintu bigaragara nayo mu Ventura irabizi. Ingabo z'u Burundi, igihugu cy'u Burundi cyongeye kohereza abandi basanga ngo 6,000. Abo basirikare basanga ibindi 7,000 n'ubundi Kisekedi yazanye by'abanyakolombiya b'abacanshuro bakaba barazengurutswe baragiye bajyanwa mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko hano muri Uvira. Bigaragaza neza cyane yuko nta guhagarika kw'imirwano guhari, nta no guhagarara, nta n'agahenge. Kisekedi we yumva mu maso ye cyangwa se ubwe we yumva ko ibibazo byiwe by'intambara bizarangizwa n'intambara n'ubundi. Bizarangira uko bakubise mu Ventura bakayivana mu bice byose yafashe, hanyuma intambara ikabona ikarangira. Kuko iya ntagashyize imbaraga mu biganiro ni ibintu byigaragaza. We icyo ashyize imbere ni uguhangana ngadatsindwa. Tena yaranze no kwemera nyine ko mu Ventura baganira kuko cyaba ari igisebo gikomeye kuri we. Nubwo yamaze kukigira ariko cyaba ari igisebo noneho gikomeye cyane aramutse yemeye akava ku buyobozi hanyuma akajya abandi. Hanyuma rero M23 niyo mpamvu nayo yavuze uko byagenda uko ariko kose tubijyamo tutabijyamo niho handi muzajya mugenda mukubitira nanjye nkubitira hariya. Nuvuga ngo rero imirwano irakomeje nk'ubu tuvugana none ahangaha mu gitondo kitambutse. M23 iri mu rugamba rukomeye cyane ahangaha urenze hano za Kamanyora ukamanuka no za Katogota gwe rimo yerekeza za Rufungi usa n'ujyana muri Plaine Ruzizi. Hari kubera haracyabiramo imirwano. Aho yagabye igitero byo nashaka kujyamo. Aho yagabye igitero ariko mu kugaba igitero ku ruhande rwa Kinshasa na FARDC ari mu FDNB. Nabo bari bakiteguye bisa nkaho bari bamaze kumenya ko M23 igiye kubagabaho igitero. No kuvuga ngo ibi ni bice biri mu rugamba aho ngaho umugabo uri usa nkaho wamaze gushyiramo imbaraga bamwita Foka Mike niwe kubaza rendo bigo yababwiye ati nubwo babaciye intege bari kubaca intege nimwazi ko mureke tukwinjire mu rugamba turwana. Foka Mike we yari yavuze ko ari buko igishoboka cyose ku buryo umujyi wa Bukavu ari buze kubigarurira. Urumva ngo mpaka ni mujyi wa Goma. Urugamba rero rwazinutse muri ibi bice na mambushi gusa nubwo ngo bashaka gutungurana. M23 nayo irashaka gutungurana ariko kandi kwanda rwa Kinshasa FDNB uyamvuga FDNB kuko ari yo mbabore iri hano muri Uvira reka FARDC naziri FARDC zirimo zirava he yego ntaba hari FARDC barahari bake ni bake ariko abarwana bari imbere ku ruhembe ingabo z'u Burundi na Wazalendo yego. Nibo rero mu by'ukuri bazinutse bagaba igitero nkuko bivuze. Gusa ubu tuvugana umutwe nyeshyamba uri kugikoresha systeme ya offensive. Ubu noneho bari kugaba ibitero. Niyo mpamvu leta ya Kinshasa yasize ivuga ati turimo kugabwaho ibitero mu bice byose bigiye bitandukanye.
rero ubu tuvugana bwana Pacifique ibi ni ibitero byazindutse ahangaha muri Kamanyola ndetse na Plaine de Rusizi, aho bigaragara ko impamvu M23 yafashe iyi decision nuko yari yamaze kumenya yuko bagiye kwigabaho ibitero karabutaka karundura ndetse byari byamaze gutegurwa. Rero nta kindi yakoze, yahise ibibafatira nakiri kare, irabanzikana ibasubiza inyuma cyane, ariko bakaba bari bake cyane, kandi ibi bice byose wibuka ko M23 ibirimo ahubwo nta bibi bifite byose biri furu. Rero turatu ntibaragiye isigamo, niko tuba turi kuyikoraho. Rero umva ko FDNB nazo akorandi rwa Kinshasa ntago boroshye n'akana gato. Aburanga abarundi nabo ntiboroshye, ahubwo ahandi hantu hari kubera akantu kagashya ahangaha muri teritwari ya Warikare. Iyi teritwari ngo yabaye kasha makokere mu vitura kuyifata ngo byabaye ibibazo. Reka tubaze dusoreze ahangaha muri Uvira, teritwari ya Warikare nayo harimo urugamba. Tumanga muri Uvira ngira ngo abacancuro ku munsi w'ejo barasakuje cyane, bavuga ko bakubiswe, bavuga ko bafashwe mateko bamwe muri bo, ndetse abandi baravuga ati bari turimo turagambanirwa. Muri iki gitondo nibwo tumenya amakuru kandi avuga ko urugamba rwabereye Kiriba ndetse na Sange ho gato cyane mu masaha saa 9 z'ijoro ngo umucancuro yanze kurwana, ariko uvuga ko ngo ategereje kubanza kumenya ubugambanyi buhari. Umucancuro ngo ntagakiri kujya imbere ku murongo w'urugamba, umucancuro ngo ntagakiri kujya ku murongo w'urugamba. Ubwo tuvuga n'umuzalendo no mu Rundi nibo bari kuri front line, ngo mpaka umucancuro we ayatangiye iperereza rikomeye cyane ryo kuneka abagambanyi baba bari muri urugamba, ngo kuko ntago bari kwihanganira gushimutwa kw'abasirikare babo ndetse n'ifatwa amatekwa y'abasirikare babo ndetse n'abandi bari kuraswa muri ibi bice. Gusa urugamba rwa Uvira amakuru ari hari nuko ruri buze gukomereza Kiriba ndetse na Sange, ku buryo niba ku ruhande rwa Kinshasa niba reba nabi M23 iraza kubinjirana muri ibi bice bigiye bitandukanye by'urugamba angaha, tutibagiwe na za Rugezi ndetse na Nyangezi. Wenda ntago buri gitondo ntago turamenya amakuru ya Rugezi ndetse na Nyangezi uko biramutse, ariko uko byasa kose turaza kuba atubimenya muri rusange. Ahubwo hari ahantu bita Ndondo, ku Ndondo ya Bijombo, ahantu bita Rurambo, ahantu bita Rugezi, aho hantu utwo duce tugize muri dutatu ni utwo mu FDLR ngo zimeze nabi cyane. FDLR ngo zikugereza gushaka ko kwivugana abaturage, ariko baneho bagahita bahagoboka. Nk'ejo barahagobotse bagiye kwivugana abaturage benshi ngo bahita bazingira amaguru barirukanka, uretse ngo hari n'abaguye. Hariya Ndondo ya mbere na Ndondo ya kabiri, urumva ari Ndondo ya Bijombo, hakaba na Ndondo ya niba ari Ndondo ya Rurambo hagataho. Ahantu abaturage nibo usanga bari gutabaza bitewe n'ikibazo cya FDLR ziri hariya zino z'uyu mugabo niba ari agatanga ndigira ngo ni William Yakutumbara hagataho. Niwe ungira ngo ufite za wazarendo zo muri semuse zibarizwa hariya rero bari abaturage bo muri biriya bice usanga bagowe cyane, bababajwe n'iki kibazo cya wazarendo zigira gutya, buriya ngo baranashonja, ntibanica abasivili, ntibagende ngo babice, ahubwo bakinjira bakajya kwiha ibyo kurya babarwanya bakahita bakwica cyane. Kubera inzara ngo ibabaye nyinshi, ahanini baragenda bagafata ibyo kurya bakaza bakarya, ariko iyo bibaye ngombwa ko bica ngo baranica. Urumva ko kiracyari ikibazo gikomeye cyane. Hariya naho ntago horohewe wabe na gatoya, ahubwo hari amakuru na hoze nkurikirana n'ubundi avuga ko Pacifique Masunzu ngari kwigatere ngo y'uburyo cyashobora kuzamura drone zino zifata amashusho, bakaza gufata amashusho bakareba aho M23 iherereye, hanyuma bakoherezaho suko ingo z'urwunge ngo bakajya kubarasa ku rwego rwo hejuru cyane, ngo kuko ngo barashaka kwirukana M23 ku rwego rwo hejuru cyane. Niyo mpamvu ngo yasabye intwaro na zimwe ziri Burundi zose ngo zishobora kuzanwa ngo zikaba zaza gufasha nyine FARDC kugira ngo barebe niba M23 bashobora kuyikura mu by'Uvira, kuko mu by'uyu mugabo ngo yarahiriye akanashyira imbere ubwo atumizwa Kinshasa akekwaho ubugambanyi, ngo yavuze ko yanga M23 ku rwego rw'uko no kumva ko hari umuntu wo muri M23 ukibaho, ngo atabishaka, ngo niyo mpamvu ngo agomba gukora ibishoboka, ngo kandi ngo azagerageza ngo afate rwa mikono ngo abayobozi ba M23. Wabireba rero ukabona ni ibintu bidashoboka, ukabona ni nk'inzozi yaryamye akarota kugira ngo zijye mu bikorwa, kugira ngo azishyire mu bikorwa bikazamugora. Niyo mpamvu ngo yasabye ubufasha ubwo ari bwo bwose. Nawe rero buriya ngo hari ukuntu Kisekedi mwumva neza cyane gatanu kagenzi kako, ngo kuko nta muntu wumvwa nkawe hano ku rugamba nk'Amasunzu. Yego
hanyuma rero reka tujye dusimbuke tujye muri teritwari ya Walikale nk'uko wari ubivuze. Muri teritwari ya Walikale ntabwo byoroshye, urugamba rwaho rwakomeje kuba imberenge ku buryo bukomeye cyane, ariko ntabwo nakubeshya M23 bakomeje kwizibira mu bice bigiye bitandukanye. Nk'ubu amakuru namaze kumenya nuko urugamba n'ubundi rwazindutse M23 ishaka kumena teritwari ya Walikale hari indani, ariko ewana umugabo bita Masunzu yashyizemo igikuta kugeza n'ubwo ngo bazanyemo amadrone menshi, yewe se amadrone gusa ngo ndetse bazanyemo n'ikoranabuhanga rikomeye cyane muri teritwari ya Walikale ryo gudetectinga aho intwaro za M23 ndetse naho bari kugenda bagera, ngo ku buryo bari kujya kugera ahantu bagasanga babazibiye. Nge ntabwo abanyakirere ndi bavuge, navuga ko wenda hari ababirigi kuko ngo n'abasirikare bagaragaye ariko ngo batamenye ngo aho baturutse. Nkeka ko rero baba ari ababirigi bagarutse mu rugamba, naho abanyakirere nge simbemera kuko sibwo ko bataba bahari, ariko sinumvisha ukuntu abanyakirere bavuye mu gihugu cyabo harimo urugamba ariko baraza. Nkubwire aba babirigi igihe batangiriye kwinjira mu rugamba ubona ko hari bisa nk'ibyahindutse kuri FARDC na Wazalendo n'imirwanire yabo. Uzi neza ko aribo bazanye strategy yo kujya basa n'abambara za madoadoa nka zino za M23 ngo bayibone uko babarwanya. Nibo bazanye zira strategy, barababwiye ati buriya rero igihe uhanganye na adu ugomba kwiga tekanike zose zishoboka z'uburyo cyo ugomba kumurwanya mu gihe ahora gukubita. Nawe umunsi umwe ugomba kumwibirindura ukamukubita. Akaba ariyo mpamvu ubona ko bahise bashyira imbaraga nyinshi cyane mu gukora inama nyinshi zigiye zitandukanye ku baturage hano muri Walikale. Babanza kubumvisha neza cyane ko ikibazo kitari icya FARDC gusa, ahubwo n'ikibazo ari icyabo. Babibasetinga mu mutwe, barabanza barabyumva neza, babinywa nka bimwe mu mazi bibajya mu maraso. Akaba ariyo mpamvu buri musevire wese w'umusore kugeza no ku mugabo afite intwaro, kandi intwaro nziza cyane. Zino ntwaro zazanywe n'ababirigi barazibahaye ngo barwanye M23. Hakabamo bamwe rero baba batabyumva neza. Ahangaha rero M23 kabiri kugiye yinjira ikajya kurwana n'aba basirikare, ariko ikajya kubona ikabona n'abasivile bafite intwaro. Rero biratangaje cyane, ni n'ibintu bibona ko biteye agahinda. Niba M23 izarasa umusivile, niba izarasa umusirikare kare ku musivile kandi umusivile ari kubarasa, ibintu bibona yuko bisa nkaho biteje ikibazo. Baravuga ati na Wazalendo mujye kurwana mutambaye imyenda gisirikare, nimubona bikomeye muhishe intwaro muhungane n'abaturage, nimugeramo hagati musubize mutangire murase kure M23, hanyuma M23 mucanganyikishe natwe tubone uko tubarasa. Urumva rero izo strategy zisa nkaho zikanganye kure M23. Akaba mpamvu M23 yinjira yabona ko biri bibazo bakongera bagakora reprise strategique. Gusa kuri njyewe nkurikije nuko mba nakurikiye, sanga M23 atari uko ibuza imbaraga cyangwa se ubushobozi bwo kongera kwigarurira iyi teritwari ya Walikale, ahubwo ikibura ni ukubanza none kumvisha abaturage, kandi ntibazabumvisha batabarimo ko batari guhangana n'abasivile, ahubwo bari guhangana n'abasirikare. Ejo kabaye Uvira se kantu kabaye Uvira M23 yambaye imyenda y'Abazalendo ndayirinjira. M23 yambaye imyenda y'Abazalendo yigira Abazalendo. Urumva M23 yambaye imyenda y'Abazalendo yigira Abazalendo. Ibintu yakoreye muri Uvira ntago bibaho. Hano muri bice nyine byabereyemo urugamba, apana muri Uvira indani rwagati, ariko yambaye imyenda y'Abazalendo irihinduranye bajya no kurwanana nabo. Agorega ngubwiye iyo strategy azakanurangibutse ejo koko nibyo M23 ejo yambaye imyenda y'Abazalendo irihinduranye. Ibyo bikunda kuba nabyo byageze ibingungu. Uri bukintu byabaye ingungu bambara imyenda y'Abarundi. Uri uzi ko ibivuze hakagira umusirikare kumva ari ingungu wo muri FDNB, uzi ko atareka kurwana, ahita ati uyu munsi ni konje, arayiha uko byagenda rwose, kuko abavuga ati ibintu byabaye ingungu ngeyo mbyibutse, kuko abantu barokotse ari ingungu abenshi ngo baracyari muri koma hamwe na bamwe. Arakonora ko ku rugamba ukavuga wowe urumva uhitamo basi kuzagumya wiryamiye kugira ngo atazagusubiza ku rugamba. Ku rugamba ni hatari. Hanyuma rero nibyo biri kubera muri teritwari ya Walikale. Ahangaha ndetse na Pinga ntivuze ko urugamba naho rwazirutse ruhinana. Gusa M23 ku munsi w'ejo yagabye igitero Ipinga kuko ari zigiri buhafate, ariko birangira itafashe. Ingabo za Leta Kinshasa n'undi zivuza ihinduru kabisa zirayikinageza, nayo zikuraho amamisire bombe zigenda zicicikana mwari amashyamba, ndetse M23 yashaka gufata Pinga kugira ngo byibuze ibone uryo ifata teritwari ya Walikale, ariko n'ubundi biraza kuba ibyubusa, barayirasa vumbi ratumuka. Ariko iyi Pinga M23 ifite igice kinini kurusha FARDC.
nta gice kinini ifite byihorere igice None se yaba igifite warikare barayoroheye ntabwo yayorohera kuko na mbere hose bagiye gufata warikare aba bapinga nibo barasa mu migongo yo muri teritwari ya warikare bigatuma badafata warikare neza kandi kano gace kajya gufatanya na warikare none se niyo mpamvu warikare yazengereje M23 none M23 agiye gufata ute warikare kandi ko yafashe warikare pinga yose itarayigarurira bafashe warikare pinga kirimo bidoshi birayi uribuka ko urugamba rwaho rwari rwarahinanye urumva barabereretse bajya muri teritwari bajya teritwari warikare barayifata pinga yari yanze urabyibuka bari bagaragaje kurwana yanze pinga bari bafitemo agace kamwe na FARDC ifitemo kandi iyi pinga irakomeye erega impamvu bayirwanaho ni uko baramutse bayibambuye n'abaguma hariya muri pinga uribuka neza ko nta ntwaro bari bafite uribuka neza ko nta ntwaro ahubwo uriya mugabo Gidoshi Mirayi uriya ni mubaya sana kurusha abandi bantu bigeze babaho kuko kugeza iyi saha ntago araraswa nta n'igikomere yigeze aterwa na M23 nubwo byigeze kuvuga rimwe ko yarashwe ariko burya ngo ntago yari yarashwe ahubwo yari yagiye kwisurira imiryango ye muri za Kisangani uyu mugabo ni mubi cyane kuko yarwanye kuri iyi pinga birangira idafashwe ahubwo aboneka ubutabazi akaba ari uri gukora agashya kuri M23 cyane gusa M23 wumve ko ifite ikindi gice gikomeye kuko urumva niba ikiri hano za Peti za Ihura nandi ajyatandukanye hano muri za warikare bakaba batarabashije kuvamo kandi batoranye n'uriya mugabo ibitero n'ubundi M23 iracyabigabwaho ariko ikabisubiza inyuma kuko bo bari hejuru ya pingerega pinga bayireba munsi ahubwo ikigoranye no kumanuka kujya kuyifata kuko ari pinga nabo niho bacungira bavuga ati aha ngaha turamutse tuhavuye tayari igihugu twaba tugitanze cyane kuko pinga niho ari kugwa indege za rokobuteri zizanye ibikoresho bihabwa abazarendo kugira ngo babone uko barwanya M23 niba ari n'ahantu FARDC yohereza abazarendo beje ni muri pinga kuko pinga igomba kuba bayifite ko byagenda uko ariko kose kugira ngo babashe gucunga neza umutekano wa warikare kugira ngo M23 itongera kugira gute kuyisubirana kuko iyisubiranye tayari urugamba rwa rusubiye urudubi yego ibubisi ngaho rero byo biri kuba muri Zaxe gusa M23 n'ubundi iracyazenguruka iracyagotagota pinga ariko bikomeje kuba ibyo busa ndetse na teritwari ya warikare ubwo twe dutegereje kureba kuko agace ka Ihura yarakigaruriye n'agace ka Kitepe nako yarakigaruriye yarakisubije ariko ibindi birindiro yatswe ntagerongera kubyisubiza hano muri teritwari ya warikare ubwo dutegereje rero nibiza kuvidwa muri Katari ubwo icyo biza kuba bisobanuye ubwo rero tuza gusubira mu yandi makuru yacu ataha tubashimire icyo tubasaba no kumenya gukora subscribe cyangwa abone kugira ngo uko tubashyize amakuru nyine ujye umwe mu mbere yo kuyabona base gushimire tukoze cyane ataha bye.